twumvaga uwacu aragiye, amarira menshi, umubabaro, intimba n'agahinda dusigaranye, abakuru n'abatoya turababaye cyane. Mbega inkuru mbi, iyi nkuru iteye ubwoba, wa nkuru we urica umugongo, ubwo twumvaga uwacu aragiye, amarira menshi, umubabaro, intimba n'agahinda dusigaranye, abakuru n'abatoya turababaye cyane. Nubwo tubabaye hari inkuru nziza, abo hakuno ya Yorodani turimo turira, mbona abo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, bafata inanga baracuranga aratashye, umugeni aratashye, aratashye, yambaye neza araruhutse. Warateguwe bihagije, uradusezera ntitwabimenya, none birangiye wambutse, umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo, tukazabana mu gitondo cy'umuzuko. Warateguwe bihagije, uradusezera ntitwabimenya, none birangiye wambutse, umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo, tukazabana mu gitondo cy'umuzuko. umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye.
Yesu wishimira izina rye ryiza ibamara imibabaro ikabatinyuka ibamara imibabaro ikabatinyuka umutima ukomeretse ibyo biwukiza ushonje birawuhaza birurushye ushonje birawuhaza birurushye nibyo ngabo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare rwubakaho inzu yanjye itagwa n'urutare rwubakaho inzu yanjye itagwa uri umutambyi nemera n'umwami untegeka n'umwungeri ujyanagira n'inshuti nizera n'umwungeri ujyanagira n'inshuti nizera ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niho nsiganirwa Yesu kandi uri mwiza niho nsiganirwa Yesu kandi uri mwiza umunsi wawe wa nyuma umunsi wawe wa nyuma utekereza iki uvuga wiki witeguye ute nshuti yanjye kuko uzaba winjiye mu cyumba gikomeye uzaba winjiye mu cyumba gikomeye cy'urupfu utekereza yuko uzaba uri he uri kumwe nande aho umuvandimwe atakwinjira baguherekeza aho umuturanyi atagera oya uwo mwashakanye ntacyo yakora ngo mujyaneyo umunsi
shaka Yesu. niba wenyine uzaba ukeneye ku munsi wawe wa nyuma, niwe wenyine muzarangizanya urugendo amahoro. Ntabwo kazahagarara uwagiye, ubuzima buzakomeza nk'ibisanzwe. Inshuti yanjye we, icyakora abakuzi bazakora ibishoboka baguherekeze igihe gitoya, na za nshuti zawe magara mugendana ntizizakugezayo. Icyo gihe hazandikwa inzandiko nyinshi kubw'ayo mateka, bamwe batiruhukira mu mahoro, wari umuntu mwiza, abandi bati tuzahora tutwibuka. Ugendere, ariko byose bizaba byarangiye. Ndakugira inama iruta izindi, shaka Yesu, egera Yesu, niwe wenyine uzakugezayo. Menye neza iherezo ryanjye wari wowe, tuzaba turi kumwe. Yesu, menye neza wari wowe, tuzinjirana ukamara ubwoba. Mwami wanjye ngwino tubane. none Yesu, none Yesu, ngwino tugendane, unyobore. Mwami wanjye ngwino tubane. menye neza neza ku iherezo ryanjye wari wowe, tuzaba turi kumwe. Yesu, menye neza wari wowe, tuzinjirana ukamara ubwoba. Mwami wanjye ngwino tubane. none Yesu, None Yesu, ngwino tugendane, wino unyobore. Mwami wanjye ngwino tubane. nari kumwe nawe None Yesu, ngwino tugendane, unyobore. Mwami wanjye ngwino tubane. Kuki wabyemeye, Mana Nyagasani, iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye? Amarira ni menshi, reba imiborogo, duhora twibaza Mana, ni kuki wabyemeye? iyo nibutse iryo joro, ijoro ry'imiborogo, iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo, bintera kwibaza iri kuki Nyagasani wemeye ko tubabazwa bene aka kageni, ni kuki wabyemeye? Mana Nyagasani, iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye? kandi ikacyakira ikomeye ifite n'ibyiringiro. N'ubundi twamenye neza yuko uyu mubiri twambaye
utashushanywa n'ubwiza tuzambara tugeze mu ijuru. Ikiruta byose twamenye neza yuko mu isi tuhari ariko turi abashyitsi, ni iby'igihe gitoya. Niyo mpamvu umuntu ucumbitse atajya yinubira kubabazwa ngo yinubire kubwirwa nabi. Niyo mpamvu imibabaro y'isi tutayinubira, ariko umwanditsi avuga ngo ni iy'akanya gatoya. Hari igihe tuzabwira urupfu ngo urubore rwawe ruri hehe, imbaraga zawe ziri hehe, ngo tuzaba turuhagaze hejuru twambaye kudapfa kwiteka, dufite ubuzima bushya, dufite ibyiringiro bishya, dufite umunezero mushya. Ndetse biri kavuga ngo tuzahura n'abacu twatandukanye nabo, ngo tuzahoberana tugire n'ibyishimo, tuzamenyana no mu mazina, twongere tugire ubuzima buruta ubwaha. Turasabye kugira ngo imitima yacu yuzure ibyo byiringiro kandi ikomeze ibyo byiringiro. Iyi nzu, uyu muryango aho Yvette yarari, icyumba yararagamo, iyi nzu yabaga arimo, kubyuka tutamubona, tukiga tutamubona, bihungabanyije imitima myinshi cyane. Ariko icyo dusabye ni uko woweho ibyo abantu badashobora bishoboye, icyo cyuho ubasha kukiziba, ubasha kuza icyo cyena ukagihagararamo, ukaza ukagira icyo ukora tutari twamenya natwe aka kanya. Ariko kuva kera wari Imana, n'ubu uzakomeza kuba Imana. Ntabwo twakwivohotera, ntitwakwinubira, nta nubwo ndetse twabasha kugutera umugongo na rimwe, ahubwo dukomeza kukunambaho kubera ko nta kintu na kimwe ukora utaguye neza. Tugiye kugenda uherekeze intambwe zacu, imbere yacu hagaragare, mu nzira uhagaragare, ibikorwa byose bigaragaremo. Dushyitse hariya umuryango dusanze nawo, kugira ngo dufatanye guherekeza bwa nyuma Yvette, twuzuzanye kandi dukore ibikwiye. Wigaragaze kuri buri kimwe. Iyo tuvuga amagambo ariko ugakora ibikorwa. Ikindi tuvuga ibintu bike cyane ariko wakora ukaduha byinshi cyane. Ukora ibirenze ibyo tuvuze n'akanwa kacu. Imitima yacu igubwe neza, ihumure dusakaremo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Afite ubwiza bwe atujyane mu ijuru, tuzahoza amarira twaririye w'isi, ibya kera ntibibagirwe. Nta bituro tuzabonayo, bibaya n'amazu y'abarwayi abayo, tuzahora dufite umunezero. Tuzabona ibyiza byinshi, tuzabona y'abacu abo twari ibyago byo hasi bazakoranywa, abazatumira bajyana nabo. Umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azaba agiye gucibwa. Azaba yarabitse ubwo azahamagara, azaba yabararitumira azajyana nabo. Ubwo Musa bapfuye muri Kristo bazazuka, bazava mu bituro bawe rwose. Abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru, ubwo
yenda azajyana nabo azaba yabarinze ugazabahamagara azaba yabarinze abazakurira azajyana nabo nego tuzajya dukorera umwami tudahwema tuzajya dusingiza urukundo rwe maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mu isi tuzateranywa tujyane mu ijuru azaba yabarinze ugazabahamagara azaba yabarinze abazatumira azajyana nabo. tugiye guha Imana icyubahiro kugira ngo dusenge. Data wa twese, Imana iri mu ijuru ryera kandi Imana y'abantu bose batuye ku isi, Imana yemeye gutanga umwana we ikeneye kugira ngo adupfire ubwo icyaha cyari kimaze kuza mu isi. Ibi byose tubona, izi ngorane zose, aka gahinda, imibabaro, ibyo byose ni ibyazanywe n'icyaha, ariko kubw'umwana wawe Yesu Kristo wemeye kwitanga ku bwacu kugira ngo tubeho, izina rye rihabwe icyubahiro. Dore hano hagiye kubera umuhango mwiza, umuhango wo gushyingura cyangwa se ubwo gucunguza uburyo. Nubwo tubona urupfu, ariko ntabwo tuvuga ko ari ubw'iteka ryose, ahubwo tubitotsi ku bana bawe bakubaha kandi bagukunda. Turagusabye rero Mana kugira ngo twese abateraniye mu inzu yitiriwe izina ryawe twaje muri uyu muhango, turagusabye kugira ngo utunganire, turagusabye ngo duhe ko kwizera no ko kwiringira, kugira ngo ubwo ugiye kwimika ingoma yawe twese uzasange twiteguye tuzatahe mu bwami bwawe. Kandi indirimbo tuvuye ko abapfiriye muri Kristo bazazuka, ni abakwiriye n'abakwizera. Twese rero abagihumeka, abacyumva, turagusabye ngo bitubere isomo rikomeye cyane kugira ngo tubashe kukwizera. Ibyo ushima ushaka Mwami ko byatubaho, tuzi kutwifuriza ibyiza, utatwifuriza ibibi. Ibibi ni ibikomoka kuri Satani, turasaba ngo Satani ahezwe, Yesu ashyizwe hejuru, ahabwe icyubahiro. Ngaho bana natwe muri gahunda dutangiye neza kugeza ku musozo, turashima Imana mu izina rya Yesu. Mushiki wacu ariko atari yavuga ntabwo twabibwiye. Jewe nitwa Bizimana Jean de Dieu, ari umuyobozi w'itorero hano i Nyaruguru. Ndi kumwe na mugenzi wanjye maze kuririmba gutera indirimbo no gusenga, ni umusaza Kalisa Hesron. Ndi kumwe rero uza kutuganiriza ku ijambo ry'Imana, uza kuduhumuriza. Yitwa Ntigirirwa Manase, nawe akaba umuyobozi w'itorero aha ngaha. Murakoze. Mwiriwe. Bari bavuze ngo tubabwire umwirondoro w'uyu mwene data usinziriye, twizeye ko azazuka, kugira ngo azazuka cyane yuko
hashoboka kuba harimo abari bamaze ku isura cyangwa bari bazi izina rimwe. Ni igihe cyiza cyo kumumenya nubwo ari ku munsi wa nyuma turimo kumuherekeza. Uyu duherekeje rero yitwaga Umulisa Yvette mwene Umulisa Amiyeri na Uwimbabazi Assumpta. Abo nibo babyeyi be. Amashuri yize ntabwo tuvuze ngo yize primaire, tukaba twondogoye yize kaminuza arangiriza mu Bugande. Akazi yakoraga yari kontabule. Ibyo yakoraga, ikindi twavuga nonaha ni igihe yavukiye. Yavutse ku itariki ya 1 z'ukwa mbere mu 1990, akaba yaritabye Imana ku itariki 14 z'ukwa gatatu 2025. Ndumva ibindi Imana imwakire nabi. Nk'uko babivuze uyu mwana rero yavukiye mu muryango usenga, nanjye ni umukozi w'Imana. Uyu mwana arakura ariko gutoza ibintu bigera kuri 3. Icya mbere namubwiye ni ukubaha Imana. Icya kabiri mutoza gukunda abantu bacu. Icya gatatu mutoza kwirinda no gukunda gukora. Imana ibamugisha. Umwana yaranyumviye, tugasenga tugakora, kuko bana babiri byose Imana ibishobozamo. Imana ishimwe. Aba bana batangiye kwiga, ndabigisha, bariga, barangiza primaire, bajya muri secondaire, barayirangiza. Uyu nguyu ahitamo mubaza ibintu bibiri. Tumaze gusenga amasengesho y'iminsi 2, ndababaza nimuze twegerane, abandi twari kumwe baragiye, none nimuze twegerane tuganire. Mbaza mukuru we ni wowe urumva ushaka kuzaba iki? Mbaza umutoya Yvette namubaza ni Yvette urumva ushaka kuzaba iki? Buri mwana agenda ambwira icyo yumva ashaka kuba. Numva ndabashimye. Abana barakura, buri mwana agira icyerekezo cye. Bigera ubwo umukuru ashyingirwa, undi dusigarana mu rugo. Abatangiye kwiga icyiciro cya kaminuza, arayiga, arayirangiza. Yayirangije muri Covid itangiye. Anzanira lisansi nziza, ndamushimira. Ndangije nsenga Imana imana akazi keza katamuvunaga rwose. Yabashaga kugakorera mu rugo, tukabasha no gusenga no gukora imirimo yacu n'umwihariko. Imana ishimwe. Rigezemo hagati atangira kunganira ijambo rikomeye. Arambwira ati ese mama, ko wanyigishije ukaba warandeze ukavuga koko umuntu umwe, ati ndagira ngo nanjye mubwire ikintu kiri ku mutima. Ngaho mbwira. Arambwira ati rero ndumva ngiye kuzapfa. N'imbere ihugizo. Ndamubaza Yvette nzitwa iki? Ati nyine ndashaka gupfa. Ati nana n'ubuzima burangoye. Ndamubwira mbese umwana wanjye, ko ntacyo nakwinye, ko nakwigishije. Ati ngewe ninjira mu isi nta bugingo nabona. Noneho dufata igihe cyo gusenga. Ndabimuhisha. Nsenze Imana irambwira ngo azankorera.
irangije irambwira ngo nzahuza n'imiryango, ngo azahuza imiryango myinshi, ngo kandi ni ikiraro cya bose. Mariya yumvise, Mariya amaze kubwirwa ijambo na marayika, yaramubwiye ngo umubyeyi wose azagucumita mu mutima. Iryo jambo ndaryanariza numva rirakomeye, ndakomeza ndasenga saba Imana, ni Imana mbwira uyu mwana ko adasaba kurama kandi ubwo ko azahuza imiryango bizagenda. Imana ishimwe kuko tungana gutya. Yamuje n'imiryango avukamo, Imana ishimwe. None igihe kigeze rero umwana ararwara, afatwa mu bintu mbona ko bidakomeye, ariko igihe kigeze mbona birakomeye koko. Umwana narahuje, umwana narasenze, Imana ikajya inyima amakuru, ikambwira mu marenga yayo, ariko nkumva ntibishoboka. Mwayibwira ndetse Imana ko wampaye umwana, wampaye abana babiri hose ndetse ndagukorera, ese Mana wangeza gutya n'uguhemba? Irambwira ngo nzi icyo nzakora. Umwana ndakomeza ndarwaza, muvana kuri centre de santé, mujyana ku bitaro bindi, ibitaro bindi birananirwa binyemeza ko rufitana. Ngeze aho mbona akomeje kureba, ngira igitekerezo cyo kujya kumubuza mu mahanga. Ndasenga, Imana irambwira iti rero tuza, ndabizi hari icyo nzakora. Ndatuza mvuza ku bitaro bya Kanombe, ntacyo nahaburiye, naragerageje ku manywa na nijoro, kandi abambaye hafi Imana bamugisha. Igihe kigeze arambwira ati rero ndumva maze kunanirwa, njye nasengaga mbabwirwa ngo azamurera, ndangije ndabanditse ko unaniwe kandi Imana yambwiye gutya. Arangije arambwira ati hoya, ati ngewe ndananiwe ngomba gutaha. Arangije arambwira ati ndagira ngo mbwire ibintu bibiri, nimara gupfa uzamenya byinshi utaruzi. Iryo ndaryakira. Arangije arambwira ati rero iga kuba wenyine, usigarane n'Imana yawe. Ndabyakira. Ndangije ashuguherera, ndavuga nti Imana ko ntabuze amafaranga, nkaba ntabuze ubushobozi, uyu mwana ko ahenerera. Imana intumaho irambwira ngo ninambare imbaraga n'umugeni aratashye. Noneho hari mu gitondo ansaba icyo kunywa, ndamuha. Arangije arambwira ati nta n'imbuto nke, ndamuha. Arya utuntu dukeya, ariko se mwana wanjye kuri utu tuntu dukeya ubu biragenda gute? Arambwira ngo muragira ngo ngusezereho. Ngomba bimeye ishobora guhabwa, urugo ni rero rukinze, nta muntu n'ubura. Ndamubwira ndetse wambabariye nkasenga, nkasaba Imana rwose ikagumiriye tuku. Ati ndananiwe mama, ndashaka gutaha. Ndangije ndabyakira, hari mu gitondo kare kare, yaraye nabi, afite aruka amaraso menshi, akaruka kuzuza akadobo. Ndavuga ndetse Mana yanjye urumva bimeze gute? Ati genda umbwirire muganga ko ngiye gupfa. Ndamubwira mu Kristo ntagapfa arasinzira, ngo ndabyemeye nk'uko ubimbwiye. Ndagenda njya hanze ntunganya ibyo nagombaga gutunganya bye, ndabizana. Arambwira ati mfatira, ndahafata. Ndangije arambwira ati rero ngiki icyo nshaka kukubwira, nturire ngenda nawe nakubwiye ko mvuga gutaha. Arangije arambwira ngo ngo ndavuga gutaha koko, ntabwo yongeye kuvuga. Yaracetse akagecira amarenga, amfata intoki, arambwira ati azunguza urutoki. Mpita nanariza icyo ambwiye, numva ko ambwiye yuko nta buzima bukiriho. Nkora ibyo nkora, ndamutunganya, mushyira ku buriri araryama, njya guhamagara muganga, arebye asanga yatashye. Ndabireba nibuka ko yambwiye ati ntuzabire kandi uzakomeze umugabo.
hari ikindi yambwiye, arambwira ati warabyaye ndakuvuna, urambera urabyemera, ntabwo wigeze uca hirya n'ino, ibyo nagombaga byose ntacyo nakuburanye, nanjye gusabira umugisha, Imana izaguha umugisha, ariko ngenda atashye. Umwana asinzira gutyo, tumujyana muri muruge, ntangira guhamagara abantu ndabwira nti Ivete yavuye mu mujyi, uwo mbibwiye ntabyumve, uwo mbibwiye ntabyumve, ariko nanjye nageraga nk'umubyeyi nkagira ngo we naragaruka, nkajya kumukirere nkakabakaba, mu misambi akabakaba, mu gatuza nkakabakaba, numva ahashyushye kandi serumu ukigenda n'umwuka ukigenda, numva bimbereye ikibazo, ndasohoka njya mu musarane ndasenga, Imana nyihorera, ndangije nkoresha ubwenge Imana yampaye, mbona ko yagiye. N'amagingo n'ubu rero uyu mwana ntacyo mushinja, yabonye igihe cyo kwiyeza, abona igihe cyo kwatura ibyaha, abona igihe cyo kumbwira abo nzishyurira, ambwira igihe cyo kuzamusabira abantu batabashije kumwegera. Iwanjye mu rugo mfite ajenda yagiye yandikamo kigwariye mu rugo, andikamo izina ry'umuntu n'ibyo amubwira, izina ry'umuntu n'ibyo yamukoreye, yandika amagambo yo gushima no gusezera. Imana ibamugisha ngo guhanura. Haleluya. Nanjye ikiranye nitwa Marie Grace Mugambi, ndi mukuru wa Ivete, njyewe wamubaje na mama, twebwe twamubaye hafi, ntabwo ndi kuvuga ibintu byinshi, gusa umuvandimwe, gusa inshuti, Ivete umwana mwiza, mbuze byose ni ukuri, ariko hagiye ni ukuri Imana imuhira uko bidashira. Ivete yari umwana mwiza, Ivete yagiraga urukundo, Ivete yagiraga intego nziza, kandi mpaka izo ntego azigeze. Ndamushimiye rero kandi namushimiriye, yari umwana mwiza, yakundaga gusenga, yubahaga kandi akubaha Imana, kandi akubaha n'uwo ari we wese. Ntabwo twizimbe mu magambo menshi, mu ukuntu twamurwaje, mu ukuntu byagenze, ubuki, gusa reka mwinyira aha ngaha kuko n'umwanya ari mutoya. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye reka ngire icyo mvuga ku muvandimwe Ivete, kuba twari kumwe nimugoroba nababwiye ko njye yari inshuti yanjye, akaba umuvandimwe, yari byose mu gihe twari tumaranye. Ivete rero ntabwo avuga ku mubyeyi umwe, afite abandi bavandimwe, hari abandi bavandimwe bari bafite ubutumwa batanze, nagira ngo mvuge mbasomera, ndabuvuga nsoma kugira ngo mbashe kubuvuga nk'uko babumpaye, mbashe gutambutsa mesaje yo gushimira buri muntu wese wageze aha ngaha, kuko ni niyo kubwira Ivete nubwo aryamye aha ngaha, aha hajyana umubiri, ariko roho hari aho yagiye. Turahamanya n'imitima yacu ko hari umunsi tuzongera tugahura, kandi ibyo ngibyo turabyizeye kuko hagiye ni Yesu. Ivete rero hari ibaruwa yamwandikiwe ivuga ati mukobwa wanjye, wari umaze igihe urwaye, mu burwayi bwawe wahoraga umbwira ko uzakira, kuko twese twari tuzi ko azakira, kandi natwe twamubwiraga ngo uzakira, kuko urwaje umuntu ntabwo umubwira ko azapfa, ahubwo umubwira ko azakira. Wahoraga umbwira ko uzakira, ijambo ryawe mperuka niryo mu minsi yari itambutse bari bamaze kuvugana, uti mbabajwe nuko ngiye tutabonanye. Yari afite uwo ari kubwira ko agiye batabonanye, kuko yari yifuje ko azakira bakabasha kubonana, ariko nubwo hari kure y'amaso ntabwo hari kure y'umutima wabo, kuko bahoraga bakominikana. Mbabajwe nuko ngiye tutabonanye, si ubwa mbere wari unsezeyeho, nyamara uko ngeraho uti ndabizi, uko amubwira ati ndabizi nzakira, maze tubonane.
ugiye tutabonanye nk'uko wowe nanjye twabyifuje. Ibyifuzo byacu si twe tubigena, wowe nanjye ni Imana ibigena. Nibyo ugiye tutabonanye, ubwiza bwawe bw'inkumi nziza, inkumi yize neza ikamenya ubwenge bwo ku ishuri n'ubwo mu rugo, n'ubwo umwari ukwiye kwitwa atyo, akwiye kwitwa umwari, nubwo agiye ku ivete aracyari umwari, yari umwari dukunze kandi twitayeho. Mbere y'uko ugenda wambwiye kenshi uti ndagukunda, nagusubizaga ko nanjye ngukunda ndetse cyane. Nanone uti ninshaka kugenda, sinshaka kugenda tudahuye ngo duhoberane. Ntabwo we yifuzaga kugenda badahuye ngo bahoberane. Ntibibaye, birambabaje, ariko none ndishimye. Nishimiye ko waherekejwe n'abawe bose b'imiryango yombi ndetse n'inshuti. Barabashimiye ko mwaje guherekeza Yvette, inshuti, abavandimwe ndetse n'imiryango. Mwese mwaherekeje Yvette mukaza hano, ndabashimiye. Umukobwa wanjye mwamubaye hafi, none araducitse, ariko turacyari kumwe kuko ari imbere y'Imana. Ubako afite abamubanjirije. Mwembi mwakundaga Imana, mugakunda no gusenga. Icyampa ngo muzanage uwo mugisha, icyampa nawe bazamurage uwo mugisha wo gusenga, kuko bakundaga gusenga. Na Yvette birazi ko yakundaga gusenga, ariko hari ibyiza abandi bamwifuzaho yuko yabasigira nabo umurage wo kujya basenga bagakunda Imana. Nagukundaga cyane kandi nawe urabizi, Imana ikwakire mu bayo. Yvette rero aruhukire mu mahoro, Imana imwakire mu bayo. Ubwo bwari ubutumwa bwa Yvette nubwo agiye ahangaha, ariko nzi neza ko igihe nikigera tuzamubona kandi bikomere. Imana ibahumurisha kubwo kuza kwifatanya. Umwanya muto twifuza ko abantu tugaragara mwese muza tukamusezerana nyuma tumubwira n'amagambo wanditse. Bagikomeza baza, yitwa Horaline, ni umudamu, umwana umwe. Yvette ni mama wanjye. Nk'uko mwabyumvishe bavuze ko yarangije Ubugande, nawe mu burwayi bwe namugezeho kenshi. Yakomezaga ambwira azakira, dukomeze mu mishinga yacu kuko twe dufite groupe nini, ariko ntabwo bibaye kuko dukomezanya urugendo. Ariko aho utari tuzahakubera, ibyo dufite gukora nka make difference bo twasengaga tuzabikomeza. Urukundo wadutoje, gukunda abantu wadutoje tuzabigumana kuko wabaye intwari. Namugezeho kenshi, ariko mu burwayi bwe yakomezaga ambwira ko akomeye. Nubwo ugiye mu gihe waba ugikomeye, mu bigaragaraga agenda abonaga umubiri uri kumurya, ariko yakomezaga ambwira ko umukobwa we nzataha asubire mu kazi, ndabizi ko hano nzataha. Gusa icyambabaje igihe kikanacengura nuko nabashije kubisezera. Ubwo namuherukaga ku wa gatatu, yabwiye amagambo akomeye, arabwira ati ari umukobwa babarira muhindura isengesho kuko ndananiwe, munsengere ntuhuke. Ndamubwira ngo dufite icyizere ko uzagaruka kandi ko uzakira. Arambwira ngo uburibwe ndi kumva ntabwo ubwo mushobora kubwumva, ndababaye pe. Yari ababaye kuko iminsi yose twabanye nagiye mugira kwa muganga. Uwo munsi nibwo nari mbonye afite uburibwe. Ku wa kabiri buri muke yitahira twaravuganye. Icyo cyambabaje kuba nataramugezeho kuko ngewe twaravuganye.
aravuga ati ni muri kondisiyo pe, ariko ambwira ko agikomeye. Mu gitondo cyo kuwa gatatu mama Ivete yarampamagaye, mama Ivete umbabarira iyo mbegeka ari kuganira nari kuza wasiga bisezera, amasaha nari kuza nikunze ariko hamwe ngo birarangiye. ako kibona narahigereye ndavuga ko koko nabibonye kazashye. ntabwo umuntu wacu ntabwo twifuza kugenda, ariko wadusigiye byinshi. Mu burwayi bwawe hari inama nyinshi wagiriye. yaba umukobwa utarubaka yenda arubatse ariko yagiraga inama zo mu rugo kandi atarabigeraho. ndamubashimiye n'ukuri. Irigaye watubera umubyeyi mwiza, ntacyo twakunganya. watwigishije umurimo w'Imana, twigisha gukunda abantu, twigisha gushyira hamwe. ndagusezeranya ko ibyo byose tudatunganyije tuzabitunganya. ni ukuri ndabashimiye cyane ko mwafashije mama Ivete kumuherekeza. ndabashimira mama Ivete, ni umubyeyi wacu, tuganira byinshi. mama Ivete ntabwo twabonaga kubera Ivete, zakomeza guhera ubwana ndabikwemereye. zakomera aho Ivete atari hamwe na Grace, zakomeza amabesi uko nabaga kuko Ivete ariwe waduhuje, kuko mwatubereye ikiraro cyiza. tuzakomeza duhabe ubuze Ivete, ariko twese hano turi abana bawe. tubabarire, uzajye utubone Ivete, kuko twabaye imyaka irenga 4 ibuga utoroshye, kandi Ivete yahakuye ubuhamya bwiza. ikitubabaje cyane Ivete, waradushyingiye tubyaye uraduhemba. ikitubabaje ni uko tudatashye ubukwe bwawe, Imana ikemera ko tutaha ubwa nyuma. Ivete, abantu bose bari bafite yaradusuraga. wese wakoze ubukwe kuri Groupe ntawe atagereyeho, arwaye yaradusuye. umutima wo gukunda abantu watwigishije byinshi, ariko reka duhindiraho kandi uracyari mu mitima yacu. nubwo wasinziriye, ariko ibyo wakoze biracyakomeye mu mitima yacu. Imana y'ubuhumure mama Ivete na Grace kuko murakomerewe, murakoze cyane n'umuryango. Ujya mu mama ufite umwana umwe, agiye gusubira mu byaha nyine yavuze. Ivete twararanye ku buriri bumwe mu Bugande, ndasaba Rosette nawe agarukeho. Ivete twasangiye akabisi n'agahiye. Ivete yankundiraga umwana, Ivete yankundiraga inshuti zanjye. turi duhagararanye ntabwo twigeze twigana mu Bugande, ahubwo yari inshuti yanjye. Twigeze kugira ikibazo gusaba ko ava mu Ruhengeri akaza kwivuriza i Kanombe. Ivete yamufashe kuko yamfata. Ivete amukorera ibyo nakagombye kumukorera. Bugande, Ivete yari mama wacu. Ivete yatumije tutiyandarika mu Bugande kubera igitsure cye. yatumije tutajya mu bagabo. Ivete yahagaze nk'umubyeyi, atwigisha buri kimwe cyose. umuntu yabaga atangiye no gutandukira, Ivete akaza akakubwira ati cyakuzanye mu Bugande ni ukwiga no gusenga gusa. n'ibyo biri bikunaniye hitamo utahe mu rugo, umenye ko uhombeye umuryango. gushimira abantu mwese mwaje gufata mama Ivete mu mugongo. Imana ibahe umugisha. Imana ni nziza, Imana ni nziza
kandi Imana niyo uhumuriza ukomeye. Umuntu ashobora kubwira umuryango wagize ibyago akamubwira ngo nimukomere, umuryango wagize ibyago murakoze kuduhumuriza, bikaba ari amagambo avuzwe, ariko buriya Imana umuremyi wacu, umuremyi w'ijuru n'isi, niyo ihumuriza ku buryo bukomeye. ubwo rero ngo babwire ngo bagahita bavana mu nzira bakerekeza aho uwari ufite uwo mwuka utakiwufite agomba kwerekera. Ese iyi Mana yacu itubwira iki ku bijyanye n'urupfu? Dusomye amagambo aboneka mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5, aravuga ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bazi. Twese ko turabagana kimwe duhuriyeho, twese tuzi ko tuzapfa. Iyo wumvise ubuhamya bugeze hano buvugwa bavuga ibya Yvette, umumaro yamaze kuri iyi si, mwumvise n'imyaka afite, imyaka mike cyane, imyaka 35, yavuze ko yakutse muri 90. Ni imyaka mikeya cyane, ni imyaka umuntu aba agomba kugera kuri byinshi, ni imyaka umuntu aba afite imishinga myinshi, agiye akiri mutoya. Ariko n'isi yacu iteye, niyo mpamvu tugomba kwihangana. Isi yacu rero guteye, buri munsi amatwi yacu yumva ku maradiyo abantu bapfuye, ari uruhinja rurapfa rwavutse uwo munsi, ari abasaza barapfa, abagabo b'ikwere bagapfa. Ni ukuvuga ngo urupfu rureba umuntu wese. Kera rero nari nzi yuko umuntu ugomba gupfa ari umukecuru cyangwa se umusaza cyangwa se umuntu umaze iminsi afite uburwayi bwamurengeje, ni ukumukorera iminsi. Ariko mujya mwumva impanuka zabaye, impanuka iraba igahitana abantu benshi, ari uruhinja rurimo, haba mu modoka, haba mu ndege, haba hehe, impanuka ziraba zigahitana abantu. Urupfu rero rukatubabaza, kubera ko ari umukene arapfa, ari umukire arapfa, ari uwize arapfa, ari umwirabura arapfa, ari umuzungu arapfa. None urupfu bizagenda bite? Ese ko tutarumenyera, Abanyarwanda baravuga ngo ntabwo rugenza gute? Ntabwo rumenyera. None se ko tutarukunda kandi ari urwacu? Isomeye amagambo aboneka mu Mubwiriza igice cyaho cya 3 umurongo wa 2, haravuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Habaho igihe cyo kuvuka, hakaba n'igihe cyo kugenza gute? None se ko twavutse kandi tukaba tuzapfa, ariko tukaba tutarumenyera, bimeze bite? Iyo usomye amagambo aboneka mu Byahishuwe igice cya 14, turabona amagambo Byahishuwe igice cya 14, turasoma ku murongo wa 13. Ibyahishuwe
cya 14 umurongo wa 13. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati yeee ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Wayibogeza gutera yawe ni mwumve nawe, kubera ko imirimo yabo n'imihati yabo ijyanye nabo igenje gutera ivetse tubisuhanya bwe, ariko ibyo byarangiye. Ariko ibyo yakoze inama yatanze kuri bagenzi be ubwo bari Uganda ntabwo bazashinga. Ikiganiro yajyanye n'umubyeyi we ntabwo umubyeyi azakira. Mu buryo bugaragara ngicyo icyo dusabwa kuri iyi si. Icyo dusabwa kuri iyi si ni uko buri wese akwiriye kuzirikana iherezo ry'ubugingo cyangwa se iherezo ry'ubuzima bwe, kugira ngo mu gahe gato dufite kuri iyi si buri wese abashe gukora ibikwiriye kugira ngo nawe azagire iherezo ryiza, cyangwa se kugira ngo nawe bazatange ubuhamya bwe kandi ubuhamya bwiza bw'imirimo myiza. Kugira ngo hari abantu benshi bajya bava muri uyu mubiri, abantu bakavuga ngo nagende turamukize. Mbese bibaho umuntu yavuye muri mubiri, abantu bakiributsa bati tugize dute turamukize. Undi yagenda kubera ibikorwa byano ku isi yarabaye indwari, abantu bakavuga bati kuko ubu agiye ati n'ukuntu yadufasha n'ukuntu yari umuntu ugira akamaro. Ariko nuko nguko isi imeze, ababi n'abeza bose bahura n'iki, bose barapfa. Igihe kimwe hari umugabo wabaga i Nyanza, ndumva yari umwarabu, yari umuntu witwaga Barahaha, abantu bakuru baramuzi. Barahaha w'i Nyanza yari umwarabu wacuruzaga ari i Nyanza. Kubera rero yari umuntu mwiza, ndetse ko abantu bajyaga bajya guhahirayo yabaga n'amazi bakanywa, ubundi bakabaha ibyo bita ubwasisi. Nuko Barahaha rero bapfuye, banditse aho yacururizaga ku rugi, barareba ngo nta muntu udapfa keretse Imana, na Barahaha yarapfuye. Ubwo bivugiye iki? Kubera ko Barahaha yari umuntu yari umuntu mwiza, awuzi kugira ngo umuntu apfe abantu nibaheza bavuge ngo nagende turamukize. Sakaga hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu, kubera ko iyo bakoze imirimo myiza, iyo mirimo isigara ivuga. Ijambo ry'Imana baravuga ngo Abeli aracyavugwa na bugingo n'ubu, aracyavuga na bugingo n'ubu, kubera ko ibikorwa bye byiza biracyavuga. Abantu babaye intwari bagakora ibikorwa byiza, nubwo bo barangira, ariko ibikorwa byabo bigeza bite bisigara bivuga. Mujya mubyumva ku bahanzi bakavuga ngo nta muhanzi upfa, kubera ko igihangano cye gisigara gisigara. Rero reka twihangane. Hano hari amagambo yanjye aboneka mu Rwanda rw'Abakorinto cya 15 umurongo wa 51 bavuga ngo reka mbamenere ibanga, urupfu rwose ntabwo rukwiye kuba ikibazo ariko Pawulo yavuze ati kuko igihe kizagera urupfu rugenze rute runeshwe ngo rutakiriho. Aho abantu b'Imana bafite ibyiringiro, kwa kundi abantu bagira kwizera
kabisha imitima yabo ku Mana, bavuga ati naho twapfa ariko tudapfa twizeye tuzabona ubugingo bwawe. Yesu rero umukiza wacu yaje hano mu isi aza kugira ngo twe kuzapfa urw'iteka, ahubwo aza hano mu isi yemera kudupfira ku musaraba kugira ngo nitumwizera tuzazukire. Niyo mpamvu nanone mu Rwanda rwose muri iki cya kane mu wa 13 ugakomeza ku wa 18 azafite amabere y'Imana ntabwo tuzasinzira twese, aho tuzahirwa mu kanya gato ndetse mu kanya k'ubuhumyi. Ubwo Imana y'Imana izavuga, Imana izavuga abapfuye muri isi bageze bate bazuke. Reka nsaba Imana ishobora byose kugira ngo idufashe idukomeze kandi twumve neza yuko icyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo ari ukuri. Noneho icyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo twebwe tugiye agaciro, tube kuri iyi si tumara igihe gitoya twitandukanya n'ikibi, tuzi neza ko umukiza wacu ari hafi kugaruka kandi abazamusanganira ni abamwizeye. Reka rero muri uyu mwanya Imana idukomereze mu buntu bwayo kandi nkomeza kubabwira ngo nimwihangane, nimushikame kandi buri wese yitekerezeho, yibaza ngo mbese iherezo ryanjye ryo rizaba rimeze rite. Ngaho Imana twese tugire neza, nibyo basabira na Yesu n'inzira Yesu. Reka rero muri uyu mwanya dusabe bantu badufashije bazana umurambo nyakwigendera n'ubundi bongere badufashe kugira ngo tugeze aho wateguriwe. Murakoze. Dusabe abantu badufashije n'ubundi bongere badufashe. Izindi gahunda turazikomereza aho twerekeje. Ndagira ngo tubabwire ko kugira ngo tugere hariya hari akayira ka hafi kazamuka hano kagakata hariya hirya, urabona imihanda y'urusengero, tukagenda tugahita tumanukira ku rugo ruhari tugahita tugerayo ku buryo bwa hafi. Ubwo turimo turayobora abantu kugira ngo babashe kuhagera. Hanyuma ku birebana n'imodoka rero zo kereka hari niyo bigire hafi hariya, sibyo nyego niyo bizamuka gutya igakata hariya haruguru ku buryo umuntu aza kumanukira gutya. Ariko izi modoka zindi zo murongera musubizaho mwaturutse hariya uriya muhanda, hanyuma nimugende harya neza hafi y'umuza kuziparika mugeze ku muhanda. Tuzanywa no kumazi y'uruzi rw'ubugingo, tuzaba twifitiye umunezero, n'abetura tuzabonayo, n'abigo birarifugi bibaya, n'amazuru y'abarwayi abayo, tuzahora dufite umunezero. Intambara ikomeye yarwanye n'umubiri, imitima y'abera isuzura umunezero, turirimbe dushima umwami, n'abetura tuzabonayo, n'abigo birarifugi bibaya, amazuru y'abarwayi babayo, tuzahora dufite umunezero.
dushima Imana yacu umuntu yakomeje kuturinda tukaba tugeze muri uyu mwanya kandi dukomeje guherekeza umuvandimwe umwana. Reka rero twumve n'ubundi icyo aya magambo atubwira aboneka mu byahishuwe igice 21. Dusome duhereye ku murongo wa mbere tubageza ku murongo wa 4. Atubwira iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona n'ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibihe, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso, kandi urupfu no kuboroga ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Rero bavandimwe turi hano, mu bizashira n'urupfu ruzashira, kandi abantu bizeye bakizera umucunguzi wabo, kuko Kristo niwe yavuze ati nijye kuzuka n'ubugingo, umuntu nubwo yaba yarapfuye azongera abeho. Ibyo nibyo byiringiro by'abana b'Imana. Rero nuko nubwo abantu dupfa tukajya aho tugomba kujya, ariko impanda y'Imana izavuga, abapfiriye muri Kristo bazuke,
kandi ngo nibamara kuzuka ntabwo bazongera kubora, kuko ngo uyu mubiri wo ubora uzambikwa kutabora. Reka rero twizere icyo Imana yakoze, icyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo gifite agaciro gakomeye, n'ubundi turiho tubeshejweho n'Imana. Niyo mpamvu twizere yuko hazabaho umuzima, kandi abapfuye bizeye bakazazukira kuzabona ubugingo buhoraho. Reka rwose Imana dukomeze twese kugira ngo twizere icyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo mu izina ryayo. Amen. Dusenga Imana. Mana umuremyi wacu, ni wowe waremye ijuru n'isi, urema n'ibiriho byose, natwe abantu twaremwe nawe tubeshejweho nawe uhererwe icyubahiro. Amen. Ntabwo biba byoroshye iyo twageze mu bihe by'ibibazo kuvuga ko ukwiye gushimwa, ariko ibyo bitekerezo biba bireba hafi, kuko ijambo ryawe ridusobanura ko nta kibaho utazi impamvu. Niyo mpamvu ibihe byose tunyuramo bitugora ubuze impamvu. N'urupfu rero ni kimwe mu bintu bibaho ku isi, rutugeraho rukatubabaza, tukabura uko tubigenda ndetse tugacika intege, ariko ijambo ryawe riduhumuriza ritubwira yuko kuba kwizera ibi byose bizarangira kandi hakaba umusozo mwiza. Uduhe rero kuba mu ruhande rwa kwizera, kugira ngo igihe abantu bahereye bapfa, abakwizeye bose bazongera babeho, babonane n'abazaba bakiriho bashima urukundo rwawe. Twese duhe guharanira kuba muri uwo mugabane. Uyu mwanya buri wese uri hano ahumurizwe nawe, yaba ari ababyeyi b'uyu mwana, ni wowe muhumuriza w'ukuri, kandi ni wowe ubana n'abantu ukamenya ibibakwiye. Twese utugenere ibidukwiye, kandi ibyo biduhana no kwihana ibyaha n'igisa nacyo, kugira ngo tuzishimire ingoma yawe ubwo uzagaruka, ari abazaba bakiriho n'abapfuye bose bakazuka bagusanganira. Natwe tuzishimire kubana nawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. hariya ntihajya abantu babiri na babiri no ku mugozi wo hano tubirinda 40 abasore babiri tubane n'umwana none abafundi bazi kumwenyuragwe afite n'ubwoba bona n'umushyika imarwa n'uko tumwizeye rero nk'uko biri n'ubundi ubwo Adamu yarakimara gucumura yarabwiwe ngo azaniwe ubutaka kuvumwa, kandi ngo gucutubikana kwe niko kuzamuhesha umutsima kugeza apfuye kandi agasubira mu gitaka. Ubwo rero niko bimeze, ni ukuvuga ngo umubiri ujya mu gitaka, igitaka mu gitaka kuko ariho uwapfa. N'abandi ba famiye nabo birindishaga nakomeza iriho kikintu untajyemo cyangwa nege cyanyuma tuzajya twishima turi kumwe nawe tuzagendana nawe iteka umumvire rwose azajya dutuma nacyo tuzaba tugitinya cyumumvira n'akandi gakiza keretse Yesu gusa mwizigire rwose. harakabaho umunsi Imana yakuduhaye uraza utubera umugisha wari nyangamugayo wari ntangarugero hahirwa abakumenya ukiriho wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura nawe ugiye uza gubwa neza
neza nzagukumbura iyakumpaye irakwisubije hakiri kare nkigukeneye oya simbyumva umutima ntubyakira aho uzi byose mpora n'ibituma nkwibuka usigiye icyuho ntawagusimbura aho ndebye hose mpora n'ibituma nkwibuka usigiye icyuho ntawagusimbura wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura aho ugiye uzagubwe neza nzagukumbura yana umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire bakiriye ntwari zoje urugendo cyane umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire bakiriye ntwari zoje urugendo najya utari nzahakubera kuko wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura aho ugiye uzagubwa neza nzagukumbura la 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 la. Ngewe ndarirambiwe nariburiye mabanjye inshuti zankundaga iyaba Yesu yaraje maze nkarisezeraho ngiye kuvuga barira bihanagure baremerewe bose baturi bibavuna kizongera gukora ku bwoko bw'Imana haleluya Yesu naze dusezere ku miruho kandi ngiye kuvuga barira bihanagure baremerewe bose baturi bibavuna nta kizongera gukora ku bwoko bw'Imana haleluya Yesu naze dusezere ku miruho
kumusezeraho. Nariburiye mamanjye inshuti zankundaga, ariko igihe ni gito maze nkarisezeraho. Kandi ngiye kuvuga barira bihanagure, baremerewe bose baturi bibavuna, ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana. Haleluya, Yesu naze dusezere ku miruho. Kandi ngiye kuvuga barira bihanagure, baremerewe bose baturi bibavuna, ntakizongera gukora ku bwoko bw'Imana. Haleluya, Yesu naze dusezere ku miruho. Nanjye yanjye nyiteye nyerekeje kumukiza. Ntabwo ni ugushima Imana iyo iturinda umunsi ku wundi, ubundi gashimira buri muntu wese wagize uruhare mu kuza kudufasha muri iki gikorwa kitoroshye cyo kugira ngo tuhereze umwana wacu Yvette. Umuryango wa Nkuriza wantumye buri muntu wese wageze aha ngaha kudufasha muri iki gikorwa ngo mushimire byimazeyo. Arongera arambwira buri muntu wese, burya ibyiza n'ibije by'ibyago mu buzima tubaye bwa buri munsi tugomba kubyakira. Yantumye ngo uzagira ibyiza kandi uzagira ikibazo nk'uko twageze kuri uyu munsi utoroshye, ngo nawe ngo azamuha bugufi. Ubwo muri gahunda yari ihari ahangaha, gahunda yari ihari ni ugushima buri wese. Ikindi nagira ngo mbagezeho umuhango wo gushyingura umwana wacu Yvette urahumuje. Abavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu barakomeza mu modokari bakomeze, abahangaha nabo barasigana na nyirasenge w'umwana Tareya nawe arahari. Uzakenera gusura mama w'umwana azamusura i Kanombe mu Busanza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane uburyo yabanye natwe, kandi tugiye gusenga dusaba abafite abantu barebare ni mushiki wanjye. Ahangaha ndahavuka ndahari. Umukobwa, hari abantu bavuye Uganda n'abandi bavuye muri St Mary. Yavuye St Mary arambwira ati ndashaka unyereke Tabiya, unyereke n'ahantu ni hehe. Bazi ambwira ngo nzabigukorera, nanjye nabaga Uganda bayibaye bazana, ambwira ngo nzabigukorera. Tuzana hano n'abantu benshi cyane, tuje aha ngaha. Tabiya ni tante we, tugera iwe tuzana aha ngaha. Ubutaka bwacu ni bunini cyane aha ngaha, kuko ababizi barabizi. Ariko arambwira ngo aha ngaha hameze gute, ni he mwashyinguye nuza sogokuru? Sogokuru wacu yitwa Theophile. Ndamwereka aha ngaha ubutaka dushyinguyemo metero nk'eshatu, ngo nuza muzehe Theophile ari. Njye ninjye wamuzanye ngiye kabisa, njye nyuma zana n'umwana atari yarabizi n'abandi bantu barabizi.
ni ubwa mbere narira mu buzima, ariko ibyo ari byose nzi ko nubwo nagira amarira uyu mwana yahawe igihe cyo kwitegura kugira ngo azajye mu ijuru. Ndaza ndamwereka aha ngaha naramweretse, ariko kumbi simbizi yuko ashaka kuhataha. Mwereka isambu yacu uko ingana yose ni nini, n'akabeya tante we aramwereka, ibintu byose arabimwereka, arabibona. Ikintu kimbabaje ni kimwe gikomeye cyane, ariko nubwo kimbabaje hari n'ikinshimishije. Kimbabaje ni uko byongeye gusubira aha ngaha, twongeye kuhamenya. Ikindi kinshimishije ni uko Imana yamuhaye igihe cyo kwitegura. Umwana yararwaye, yarababaye kabisa, yarababaye pe. Imana yamuhaye igihe cyo kwitegura. Sinjye uvuga ibintu byinshi guhagarara mu muryango yavuze, ariko mbabajwe nuko ni byinshi ngiye kuvuga, ntabwo nabiheze. Ariko ngiye nshimira Imana yuko ndangije nshimira Imana abantu badutabaye, ari abavuye mu muhanda yose, abavuye i Kigali, abavuye aha ngaha hose. Icyo nzi cyo Imana iri kumwe nabo. Ntabwo ibintu byose iyo abantu barenze ijana ntabwo dupfa ubusa, ariko hari icyo Imana iduha. Abantu barenze aha ngaha barangaha, Imana iri kumwe nabo. Imana idufashe, ibindi ntabwo mbivuga byinshi, ntekereza yuko yakumva. Nshimye, izina ryawe niragiciro. Ijambo ryawe ritubwira ko mu bibaho byose tugomba kugushima. Reka rero tugushimire ko wabanye natwe, ukaba wayoboye iyi gahunda, ikaba igeze ku musozo amahoro, turabishima. Waduhaye ikirere cyiza, kandi warinze abana bawe aho bagiye baturuka hirya no hino. Niyo mpamvu tugusaba cyane kugira ngo n'ubundi ukomeze kudufasha. Uyu muryango wagize ibyago ukomeze kuba hafi, uwuhumurize, uwukomeze. Kandi abana bawe tugire ibyiringiro bikomotse kuri wowe, twizera neza, tuzi ko abapfuye bizeye bazazukira kubona ubugingo buhoraho. Utubashije kugira kwizera gushikamye kuri wowe. Dushoje uyu muhango rero, turagusaba cyane kugira ngo ukomeze kubana natwe. Abatabaye bose baturutse hirya no hino, ukomeze kubaho umugisha. Kandi data, dore n'ubundi abana be bagiye gufata urugendo bagenda mu byuma byakozwe n'abantu. Turabasabiye cyane abajya kure na hafi, kugira ngo bose ukomeze kubafasha no kubakomeza. Amahoro yawe akomeze kubana n'imitima yacu, dukomezwe nawe, duhumurizwe nawe, tubigusaba mu izina rya Yesu. Mwese murakoze rero, Yuzuyemo ibigeragezo byinshi, zakomeza imbere kugeza